nibo banyarwandakazi b'ibyamamare bazwiho guhiga ifaranga ba mbere n'abahasira. Ntacyo wazubabwira kubaho ubundi bijyana n'umurimo ku isonga. No muri Bibiliya hari ijambo ribivuga ngo wishimire imirimo y'amaboko yawe. Yewe n'Imana ubwayo ni umukozi kandi w'umuhanga cyane, kuko idakora abantu n'ibindi biremwa byose ntibyari kubaho. Ubwo rero byanga byakunda Imana ubundi irema umuntu imwitezeho kubyaza umusaruro amaboko ye kugira ngo abeho. Usibye n'ibyo, umunebwe muri sosiyete abangamira abandi kuko akenshi arabasabiriza bigatuma atikuzo. Buriya ngo nufasha afasha byibuze umuntu wamworohereje abona ko nawe hari uko yiyuhakuya. Nyamara gukora cyane no kugira umurava ntibikunze kugaragara ku gitsina gore cyane, aho benshi bakunze kumva ko hari abantu runaka babafite inshingano zo kubakemurira buri kimwe. Iyi niyo mpamvu BG Space twabahitiyemo urutonde rw'abagore 10 b'ibyamamare bazwiho guhiga ubuzima, by'umwihariko ikofi mu gihugu cy'u Rwanda. Nubwo wenda hari n'abandi batazwi cyangwa se n'abandi tutashyize kuri uru rutonde bitewe no kutamenya amakuru yabo neza, ariko nabo biyuha icyuya bita ku mihigo y'ubuzima bwabo. Ku mwanya wa 10 haza umunyarwandakazi witwa Young Grace. Young Grace ni umunyarwandakazi akaba n'umuhanzikazi. Benshi bahamya ko ababera icyitegererezo mu kuba azi guhiga ifaranga kandi akaba ari mutiganda umurimo. Mu buhanzi bwe uyu mubyeyi w'umwana umwe w'umukobwa ntiyigeze yumva ko akazi ke ari ukuririmba gusa, ahubwo yigiraga shuguri ze nyinshi zo ku ruhande zirimo ubucuruzi bwabo bwiganjemo imyenda y'imbere ndetse we n'imyambaro y'abana bato. Icyaje gutangaza benshi nuko mu 2024 yigeze gutangariza abakunzi be ko ahugiye mu bikorwa by'ubuhinzi, kandi rwose avuga ko n'ubundi bashonje bahishiwe ko inganzo nayo atigeze ayivamo. Ubu bukorikori bwose bwe no guhuza inshingano z'ubuhanzi yewe nizo kuba umubyeyi ni imwe mu bituma uyu munyarwandakazi aza ku mwanya wa 10 w'abagore b'ibyamamare bazwiho kuba inkwakuzi bakamenya kurihiga mu gihugu cy'u Rwanda. Ku mwanya wa 9 haza umugore witwa Bahavu Jeannette. Uyu mugore ni umwe mu bantu bivugwa ko bazi guhiga ifaranga. Ibyo bikagaragarira cyane mu mafilime yagiye akina, yabaga afitemo inshingano nyinshi zinarenze kuba ari umukinnyi gusa. Nyamara abakunzi be ntabikisha irungu, agasohora uko bikwiye filime ze z'uruhererekane, yataha agatangira no gukina amapranka we n'umugabo we, kandi agakora n'ibindi biganiro bitandukanye byo gusangiza abakunzi b'ubuzima bwe. Byose akabifatanya n'inshingano z'urugo zirimo kwita ku mwana we n'uwo bashakanye. Benshi kubaza ukuntu uyu mugore akunda guhiga ifaranga bavuga ko ibi byaba bifite aho bihuriye n'inshingano nshya yatangiye zo kumubwiriza butumwa, akabihuza n'izindi nshingano asanzwe afite uretse izo kureka gukina amapranka ngo kuko Imana itabyemera. Ku mwanya wa 8 hari umugore witwa Marie Immaculée. Nubwo bigaragara ko ari magenda asatira izabukuru, uyu mubyeyi ntiyiganda umurimo. Benshi bavuga ko ku mbaraga afite zigenda zisatira izabukuru, ibyo bisa n'ibitamukanga ngo bimubuze kwita ku kazi ke ko kubahagarariye ikigo cya Transparency Rwanda. Ikindi abanyamakuru benshi bagiye babihurizaho kiyo bitabaje umubyeyi ngo bakorane nawe ibiganiro bitandukanye, ngo atajya na rimwe agaragaza impamvu yo kutaza, wakenshi rwose ahora ari tayari nk'umuntu ufite inshingano zifite aho zihuriye n'abaturage. Ibyo bituma benshi bamugaragariza igikundiro bamufitiye gituruka kuri uyu murava we. Ku mwanya wa 7 hari Isheja Sandrine. Isheja Sandrine ni umwe mu banyamakuru b'umwuga bawutangiye hakiri kare rwose, kandi ku bitangazamakuru yagiye akoraho abamuzi bavuga ko kuva na kera yakundaga akazi ke. Kuba yaraje kuba umubyeyi w'abana 2 ndetse ufite umugabo, byose akabihuza n'akazi yagiye agira ko kuzinduka mu masaha ya kare mu gitondo ajya mu kazi nko kuri Kiss FM, yahava akajya mu byo kwamamaza, yewe akenshi akaba n'umusangiza w'amagambo mu bindi birori n'izindi nshingano zitandukanye, biri mu byatumye aza kuri urutonde rw'abagore n'abakobwa b'ibyamamare batiganda umurimo mu gihugu cy'u Rwanda. Ibi kandi biri mu byatumye ahabwa inshingano zo kuba umuyobozi wungirije w'ikigo gikuru cy'itangazamakuru mu Rwanda RBA. Ku mwanya wa 6 hari umukobwa uzwi nka DJ Brian.
uyu benshi bamukuriye ingofero mu kuba umunyamurava ubwo perezida w'u Rwanda Paul Kagame yiyamamazaga ubwo habaye kuzenguruka mu turere hafi ya twose tw'u Rwanda. Gusa uyu akaba yaragiye agaragara kenshi muri ibi bikorwa byo kwamamaza hafi ya buri hantu hose umukuru w'igihugu yari ari mu basusurutsa abaturage. Ibi byaje byongera ku kuba uyu munyarwandakazi nawe ufite umwana umwe yabyaye ariko akaba arera n'abandi batandukanye, abasha guhuza inshingano ze zo kurera no gukora umwuga we w'itangazamakuru akora mu rukerera kuri radiyo Isibo, nyuma akajya kudijya mu bitaramo bitandukanye bimusaba no gutaha amajoro. Ibi bimushyira ku mwanya wa 6 w'abanyarwandakazi b'ibyamamare mu Rwanda bazwiho guhiga ikofi no kuba abanyamurava. Ku mwanya wa 5 turahasanga umukobwa witwa Abayo Yvette Sandrine, n'umwe mu bakobwa b'abanyamurava, akaba umwe mu bakozi buri mukoresha wese yakwifuza kugira nk'abagiye bakorana nawe mu bitangazamakuru bitandukanye yagiye akoraho. Bemeza ko nko mu gihe habaga hari ibiganiro byihutirwa byo gutambutsa ku bitangazamakuru, abakoresha bahitaga biyambaza uyu mukobwa byihutirwa mu buzima bwe, ikintu yashyizeho umutima akigira bwangu kikamuvira mu nzira vuba. Ibi biri mu bituma aza mu bakobwa b'abahanga bazi gutegura no gucukumbura ibyegeranyo simusiga, aho rwose mu Rwanda ari uri ku isonga mu bakora aka kazi abakobwa n'abagore benshi bakunze gutinya kubera ukuntu kagoye. Ku mwanya wa 4 haza umunyarwandakazi witwa Tijara Kabendera. Uyu ni umwe mu bagore bazwiho guhigira henshi hashoboka ngo rwose ubuzima bwe ntibubureme kwaca, aho kuva akiri umunyamakuru kuri radio na televiziyo y'u Rwanda mu biganiro yakoraga byabaga byiganjemo umurava, cyane ko hari n'icyo yakoraga mu masaha y'igicuku kandi ntawheme no kugira ibindi azindukiraho iyarubika, kandi ibyo byose akabifatanya n'inshingano z'urugo nk'umubyeyi kandi mukuru. Nyamara nyuma yaho yakomezaga kujya mu bundi bukorikori buri mu bucuruzi bukomeye. Nyuma y'ibyo ntiyabuze no gushakishiriza no ku mbuga nkoranyambaga zirimo na YouTube n'izindi zimufasha kwamamaza ibikorwa bye by'ubucuruzi. Ku mwanya wa 3 kuri uru rutonde turahasanga umukobwa witwa Karimenya Queen. Uyu niwe mukobwa wa mbere watunguye benshi mu Rwanda, akiyemeza kujya mu marushanwa y'amasiganwa y'imodoka ya rally, icyuma kagikandagira koko. Nubwo nyuma yaho hari abagiye batinyuka bakamwiyungaho harimo na Anita Pendo, benshi batangazwa n'umurava w'uyu mukobwa ubamo n'imibare myinshi, aho rwose kuba muzi bamuzi yitwarira akamoto ke mu gihe yaba agiye muri gahunda ze z'akazi cyangwa se n'izindi ze bwite. Ku mwanya wa 2 hari umunyarwandakazi witwa Anita Pendo, n'umwe mu bagore b'icyitegererezo, aho rwose benshi baba bibaza niba usibye no gukora cyane ahubwo adakabya bitazamuviramo n'uburwayi buva ku munaniro ukabije. Aho uyu afite inshingano zo kurera abana be babiri nk'umubyeyi umwe babana, akagira inshingano zo kuzinduka yarubika ajya mu kazi nk'umunyamakuru. Ubwo yewe subu DJ subu MC hose abariyo, kugeza ubwo benshi baza niba ajya abona umwanya wo kuba mu rugo, nyamara bikabatangaza bamubonye agaragaza ubuzima bw'abayemo n'abana be, rwose agaragaza ko bagira n'umwanya wo gukina. Ikibazo nabwo ariko kikaba kwibaza igihe uyu mubyeyi aruhukira. Ibi ni bimwe mu bishimangira ko Anita Pendo ari umwe mu bagore b'abanyarwandakazi b'abanyamurava mu byamamare u Rwanda rufite. Waba ufite amatsiko y'umugore uza ku mwanya wa mbere mu bagore b'inkwakuzi b'abanyamurava bazi kurihiga kakava? Ku mwanya wa mbere turahasanga umugore witwa Mutesi Scovia. Scovia ni umugore ugaragaza umurava udasanzwe mu byo akora, by'umwihariko mu kazi ke ka buri munsi k'itangazamakuru, aho rwose akunda gukora n'ibyo abagabo bamwe batashobora, nko kujya ku rugamba ahabera imirwano y'intambara nk'iya M23 n'ingabo za Congo, akarara rwa ntambi ngo atangarize amakuru y'urugamba ku gihe. N'umwe mu bo twakwita ko ari ababosi basiga abakozi mu mastudio bakajya kuri tele mu gihe abandi bohereza y'abakozi. Afite ibitangazamakuru bigera kuri 3 birimo YouTube channel 2 na televiziyo ye bwite iri ku madekoderi nk'izindi zose. Usibye n'ibyo kandi agira iduka ricuruza imyenda, aba agomba kumenya uko rihagaze umunsi ku wundi, akagira inshingano z'urugo cyane ko yubatse, afite umugabo n'abana. Mu kazi ke k'ubunyamakuru akora ibishoboka byose ngo atangaze amakuru y'ibiri kuba kuri tele ku gihe. Uyu ni umwe mu bakuriwe ingofero yo kuba umugore w'impirimbanyi mu bagore n'abakobwa
n'abakobwa b'ibyamamare u Rwanda rufite. Ni munyemerere dusoreza ahangaha iki kiganiro cy'uyu munsi. Nge mwari kumwe ndi Benita Giraneza Owell. Ndabibutsa ko igitekerezo cyanyu n'inyunganizi byanyu bidahejwe hano kuri BGU Space.